Yes. umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimenye nawe Yesu arakora umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka we ibyo ushaka bimenye nawe Yesu arakora umukozi we umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka we ibyo ushaka bimenye nawe Yesu arakora umukozi we umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka we ibyo ushaka bimenye nawe Yesu arakora Yesu arakora Yesu arakora ukuri arakora nubwo utarasubizwa uza kuko umutima Yesu arakora atuye inyuma y'ibihe
tube tayari mu gitaramo niko kwisa. Reka dusenge. Data turagushimira izina ryawe rikomeye rikora ibitangaza. Dushima kwera kwawe gutandukanye cyane nuko abantu babitekereza. Imbabazi zawe ku buzima bwacu zitonyanga nk'amazi adakama, ni isoko idudubiza ku buzima bwacu kuva tuvutse kuzageza twongeye kandi kuva muri uno mubiri.
Nico gituma iyo tuguhamagara tugowe tuba tuzi ko duhamagara data. Uri data nawe ubwawe waravyivugiye Yesu. Uravuga ngo ntabwo abagaragu kubera ngo ko umugaragu ngo ntazamenya ibiri imbere mu rugo kwa shebuja. Aravuga ngo ahubwo nzambita abavandimwe inshuti. Yaranditse Yohana aravuga ngo kuko abana bahuza amaraso. Aravuga ngo niko natwe Kristo yahujije amaraso ye n'ayacu kugira ngo tubashe kuba urubyaro rw'Imana nyakuri. Kubw'iyo mpamvu rero Mana, isi East Africa yacu, ibi bihugu ibiyaga bigari byacu byaratewe biterwa n'icyago, kandi Bibiri ivuga ngo nta kindi kiza kizana umurimbuzi n'ukwangiza n'ugusenya no kwica no kumaraho. Mana yacu, ubwumvikane buke bwaraba, abantu bagiye bagira ibibazo bitandukanye mu bihugu tutorondo Kristo ariko wowe byiringiro byacu. Salomo yaranditse umunsi atawusenge banigira neza, bakora ibitangaza, ngo nibaterwa n'intambara bagaterwa n'ibyago, ngo amapfa agatera mu gihugu, ni wowe wenyine bitirirwa izina ryawe bakaza guhindura ibihe bihinduka. Aravuga ngo uzabumva uri mu ijuru Mana Yesu Kristo ubakiriza igihugu uyu mugoroba kandi Mana yera shana ozemene gaye paride bayime ya sapai gangali de la show. Abatari mu ntambara iwacu muri Kongo bafite ibindi bibazo bitandukanye byinshi, kandi ibyo byose nta wundi wabihagarika keretse ukuboko kwiza kwa Yesu Kristo wenyine. Kubera ko Bibiliya ivuga ngo uza witegereza imisozi bigahinda umushitsi, wayitumbira data Imana sadura karabesha karabedene umwotsi ugatubuka, ikerekana ko yubashe itegeko ryawe. Imana Daniel ihindura Mana yera uri nyiriye gusengwa mu yaburo. Turasengera Burundi, turasengera Tanzania, turasengera Kongo, turasengera Rwanda, turasengera Kenya n'ibindi bihugu byose ubugoroba kandi ukora ibitangaza byose. Ikintu cyose kiva kuri Satani gitsindirwe kure n'ubwami bw'Imana. Yes, abantu bumvikane bakundane, umuntu amenya agaciro ahundi. Tugira urukundo wuzuza ibihugu byacu, urukundo ruvuye kuri Kristo Yesu. Taworo duharu tavuye mu ijuru, amahoro utanga taworo urema ngo rukunde atameze nkaya Yesu agaza mu bihugu byacu. Ushobora kuvuga ijambo ibyari biraba bigatuza, niko batubwiye ijambo ryawe ryavuze ngo ubwirabera neza ku isi yose yarihindurije mbaraga zawe zikomeze biraba ngo yisuka mu bwato. Abigishwa bagira ngo bagiye gupfa, ariko baragukangura, turagukanguye ngo urebe ibi bihugu byacu. Kanguka Yesu, urebe. Haleluya, 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 haleluya. Oh Mana we, ugasanire abayobozi bategetse ibihugu, ugere kuri ba nyumba 10, uzureba inzego zose abantu bamenye ko kuri Imana nzima, Imana ivuga, Imana itegeka, Imana izihindura ibihe bigahinduka, Imana izimena amabanga akomeye abantu babasha kumenya ubwami bw'Imana bose buyabamurabizi. Kandi nisezerano wabwiye abantu bose, urababwira ngo ntasho zakora tabwiye intore zanyu kugira ngo ibihugu byacu kugira amahoro. Ndagushimiye Mana kuko amahoro yawe n'ubuntu bigaza mu bihugu byacu rero none ukazagesteka ku Yesu Kristo. Amen. Amen. Turanga papa, reka twongere dusubizemo ikindi gisirimba.
dukomeje kugushimana kuguhimbaza, dukomeje kuvuga Imana twabaye, Kristo mwiza, dukomeje kuvuga Imana Gasorwe, dukomeje kuvuga Imana yatugiriye neza. mukuru Wa Mana we watugiriye neza ma, ni wowe uzi uko izi ndwara zose zananira, watugiriye neza ma, natwe turanezerewe. kwa muganga biraku Ni wowe uzi uko izi ndwara zananiranye ukazikisa, izabaye nimugoroba mwami mwana zakoronike mu sanga mibiri, abarwayi bakisa, ni wowe ubasha kudukira ikiganza cyawe Mana we. kibakora, Turagutaramiye ukuboko kwawe data, kubakora,
ma genda ku bagwayi bose abagwariye mu mago n'abagwariye kwa muganga abagwariye mu mihanda ma abadafite kirenge babuze bakagana kwa muganga mbaraga zawe zimanuka zibasanga gukiza kwawe kubasange ma ubushobozi bwawe buze ubwami bwawe buze ubashe gukiza wowe mana zibasha gukiza wowe uzugana mu bitaro ma ukaja mu biti batera abagwayi ikabaviramwo gukira imbaraga zawe zibasanga ubushobozi bwawe bakikuza hirya no hino kubera urukingo rukomeye ubazigame data hari abatuzi n'abo tutazi hari abagwariye kure kiganza cyawe kibakoreho mwami we babona ineza yawe buri mugoroba muri bamana kusange utwikigisana ikibi cyose tubahanze rwose bashimiseko mu izina ryawe imbaraga z'umwijima zitsindwe maze ubashe kubakiza bakize mana hari abagwaye indwara zitandukanye izo mu nda iz'amaguru iz'umugongo iz'umutwe iz'amaso mwami imana yacu ni wowe ubishoboye mana kugendagenda hariya ahantu hose yagwaye ukabasha gukiza kuko ariwe ushoboye byose mana imbaraga zawe twiringiye nizazi zikiza kandi zigakora dufite imana izivuga kandi igakora igatabara wa mana we naje waratabaye narakubona wa mana we kiremba nabonye neza yawe n'urukundo rwawe mana y'ikiremba we wangiriye neza n'abandi bagiriye neza mana n'abandi bagiriye neza imana y'igasogo twabonye imana twataramiye ku manywa na nijoro niba baduhatubwira mana niba baduhatubwira data kuri uyu mugoroba niba baduhatubwira genda ukize mana ukize indwara zimaze igihe kirekire hari abafite indwara zo mu nda badatwite ariko bafite indwara zizingiye mu nda zabo mana komeza ubakize no kubagirira neza imbaraga zawe zimanuke zibasanga mu izina ryawe Yesu twizeye nawe unamusubizemo cya gisirimba. Haleluya. Yesu ashimwe. Singiye gutera komanteri ariko ndatera haleluya kubera yuko umutima wabimpatiye kuva kare nguma hari ariko ndazitera zo gushima Imana ku bikorwa twaboneye hano hantu. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Curanga papa.
Reka twumve umushumba asenga Imana. No kugusaba nimba bikunda ize gahunda ntoya, hari gahunda twari dufite. Reka dusenge ne hanyuma musubize. Timutahariko numara gusenga duhite tugumana turangize iyo gahunda ngaho se. Uri Imana yo kwizerwa ibihe byose. Imana bwawe ntibuhinduka. Ni wowe Imana yacu. Ni wowe twiringiye uko ibihe bihaye ibindi, kuko ubifite mu kuboko kwawe. Ijambo ryawe riravuga ngo iyo ufunyuye ikiganza cyawe ibyaremwe byose birahaga. Iyo ufunyitse ngo bigasonza, kuko uri Imana ibera hose icyarimwe. Nicyo gituma turi imbere yawe Mwami, kuko tuzi kuko uri Imana ishobora byose. Amakuba kina sondili gredele mrashele Habaye. Wongere kandi utwemerere urebesha amaso y'imbabazi hariya kuri iriya misozi miremire. Mwami Yesu, twaharebesheje Imana n'amaso yacu, wakoze imirimo ikomeye, n'ubu nturahinduka. uri ya Mana yakoze imirimo itangaje. Oh Data ushobora byose, Mana ukora igitangaza hariya hose yerekane nk'Imana. hariya havugiraga amajwi yo gushima no guhimbaza, hariya abantu birirwaga bavuga ku ndimi. Uhabaye amatongo ntawe ukibasha kubatungana. Oh ariko Mwami wavuga ijambo rimwe bigashoboka.
ubugingo n'ubu cyari Imana ikora Yesu wumve muri uyu mugoroba w'umunsi wa none Bana y'amasezerano wumve gutaka k'uyu mugoroba wa none biravuga ngo wa munsi wibutse Isiraheli biravuga ngo wabwiye Mose ngo nabasuye namenye uko bameze none ngo nkubwiye guhaguruka uyu munsi twemerere Mana usure kuri iriya misozi urebe uko hamerewe Mana abagabo bameze uvuga ijambo rimwe imyaka myinshi igihe kirekire ushobora byose Mana ongere kandi uhagirire imbabazi kugira Imana ishobora byose Mwami Yesu turibuka muri ariya matayo yo mu Gahwera hariya muri ziriya nzara haleluya hasigaye hatinyitse kubakandagira muri nzova abagabo birirwaga n'abagore haratinyitse muri ibi bihe ubwiza bwawe bwongere kandi bamurikire Mana kuko Imana ishobora byose ukavuga ngo urarahira kwera Data turakwizeye kuko uri Imana yumva gusenga kwacu wemere wumve gutaka kwacu dusure umenye ko tumerewe muri biye kuko uri Imana ishobora byose urakoze wa Mana yo kumva gusenga kwacu maze ukahahindukirira ukahareba n'amaso y'imbabazi maze natwe tugashima n'imbabazi tuvuga imirimo y'amaboko yawe urakoze Data mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu amen amen amashi menshi gumana haleluya mugarure iryo koti wa mugarure iryo koti gira turangize gahunda twari dufite amen subiza bico gisirimba kandi abantu bareke kwamiriza duha dusirimba mugabanye urwamo mugabanye induru umuntu ntanezerwa nushaka ndi wamize uceceke gusa n'amapendo muyareke kubera kuko iyo bugorobye intwaro zimwe baza bazifunga hakabugo bakubitana amakofu cyangwa bagaterana ibisu nukuvuga ngo ugorobye ko turasozera ibintu nimushaka muzibika izo ngizo duhure nazo ni bakivuyemo papa
bukomeye waremye ijuru n'isi ku bwenge bwawe gusa ndetse n'ubuhanga bwawe. Ijuru ni intebe yawe, isi nayo ni intebe y'ibirenge byawe. Ibyaremwe byose Mana byaremwe nawe, byaremwe n'ijambo ryawe, byaremwe n'amaboko yawe Kristo. Uyu mugoroba w'uyu munsi okiteloke ukora igitangaza Mana, wiyerekana tutogera usugerayo nibyo tudashoboye gukora. Mana, urabishoboye kubikora kuko uri ntabwo uri Imana azabashwa n'amaboko yawe. Imana yaremye ijuru n'isi, uri Imana yo mu butayu, uri Imana wabera Isiraheli amagare n'amafarashi. Turaguhamagaye kugira ngo wiyerekane. Nuko Kristo, nubwo twabivuga cyangwa tukabivuga buke, ijuru shobozi